Shalom shalom, Yesu ashimwe, ndabaramukije mwese abazinduka tugasenga mu gitondo. Buri wese n'igihugu aherereyemo, shalom ndabashuhuje. Muri kumwe nanjye, Mame Benezeri, karibu dusenge. Uyu munsi turasengera mu ngoma za kabiri, igice cya 20, umurongo wa 18. Haravuga ngo maze Yehoshafati yubika amaso hasi, abayuda bose n'ab'i Yerusalemu bikubita hasi imbere y'Uwiteka baramuramya. Amen. Ubu ngubu tugiye gutangira icyumweru cyo kuramya. Duhereye rero ku kuramya Uwiteka, kukuramya Elshadaï, kukuramya Imana nyir'ijuru n'isi. Hari impamvu nyinshi zatuma ubyuka ukaramya Imana. Hari impamvu nyinshi zatuma uzinduka ukaramya Imana. Hari ibintu byinshi byadutera kuramya Imana yacu. Kwicara tugasenga, tugakora amasengesho yo kuramya, tukaramya Imana, imibiri yacu ikaramya Imana, igihimba umutwe, igihimba amaguru n'amaboko bikaramya Imana, imirimo yacu dukora ikaramya Imana, aho tujya tukagenda turamya Imana, imyambarire yacu ikaramya Imana, ubutunzi bwacu bukaramya Imana, buri kigize umubiri, ubuzima bwacu, muri domene y'ubuzima bwacu, yaba ari domene y'umwuka tukaramya Imana, yaba ari muri domene y'ibifatika, mu isi y'ibifatika tukaramya Imana. Ni nacyo Imana yaturemeye kuyiramya no kuyihimbaza. Ese uri tayari muri iki cyumweru cyo kuramya? Niba urimo uri kumwe nanjye, andikaho munsi muri commentaire. Andikaho munsi muri commentaire umbwire. Urumva hari ibintu ureba nawe, reka nkubaze. Hari ibintu ureba mu buzima bwawe ukavuga ati ibi bintu iyo mbitekereje, iyo ntekereje ahantu Imana yankuye, iyo ntekereje umurimo Imana yakoze, numva naramya Imana. Hari ukuntu kwinshi waramyamo Imana ikanezerwa. Hari uburyo bwinshi bwo kuramyamo Imana, ariko twebwe tuzakunda kwibanda cyane ku buryo bubiri: uburyo bwo kuririmbira Imana cyangwa se gusenga. Ugasenga ariko amagambo yawe akaramya Imana. Umunsi wacu tukawuzuzamo kuramya Imana. Haleluya. Buri munota, buri saha hakuzuramo kuramya Imana, cyangwa se nk'iryo sengesho dukoze muri ako kanya rikuzuramo kuramya Imana. Uri kumwe nanjye? Mbwiraho muri commentaire. Haleluya. Reka tugaruke mu ijambo ryacu. Yehoshafati, ngo maze Yehoshafati yubika amaso hasi, abayuda bose n'ab'i Yerusalemu bikubita hasi imbere y'Uwiteka baramuramya. Hano baramije Uwiteka, tugiye kuramya Uwiteka Imana. Hari impamvu ariko yatumye baramya Imana, ni igitangaza yari bakoreye. Aba bantu cyangwa se uyu mwami Yehoshafati wari uyoboye mu gihe nk'iki, yari afite ikibazo cy'abamowabu bari bagiye kubatera, maze bagira ubwoba. Ariko Yehoshafati yari umunyabwenge, yakundaga Imana, yubahaga Imana. Aravuga ati ariko reka mbanze njya kubaza Uhoraho nyir'ijuru n'isi, nyir'ibiremwa, nyir'abantu yaremye, ntinakora iki? Muwe mujyanama mwiza, we muyobozi mwiza. Yehoshafati ndamukunda, we yarirebaga akavuga ati ntacyo nashobora, nubwo mfite abantu abarwana, abasirikare, ntacyo bashobora batari kumwe n'Uhoraho. Yigira inama yo kujya gusenga. Aha rero bari gusenga, yashishikaye cyane ari kubwira Imana amasengesho. Uhasome kuva ku murongo wa mbere kugera kuri wa 18 nubona akanya. Njyewe reka dusome umurongo wa 17. Wumve ngo muri iyo ntambara ntimuzagomba kurwana. Oya, reka tuzamuke gatoya ku murongo wa 15. Hari harimo umuntu wuzuye umwuka wera witwaga Yahaziyeli mwene Zekariya, ngo yuzura umwuka wera w'Imana maze arahanura. Ndumva iby'Imana yababwiye uhereye ku murongo wa 15. Ngaravuga ati nimwumve yemwe Abayuda mwese, namwe baturage b'i Yerusalemu, nawe mwami Yehoshafati, uku niko Uwiteka avuze ngo witinye. Imana yari imaze kubahumuriza. Kuba barahumurijwe n'Imana zatumye baramya Imana. Umva ikindi ngo kandi mwe gukurwa umutima n'izo ngabo nyinshi, kuko urugamba atari urwanya ahubwo ari urwanjye. Bagombaga kuramya Imana kuko ibyari urugamba bari bagiye kurwana Imana yari irwifatiye. Uzi kurwanirirwa n'Imana, ahubwo bafite impamvu yo kuramya Imana. Wowe vugisha ukuri, nta mpamvu ufite nyinshi zatuma uzinduka ukaramya Imana. Nanjye Mame Benezeri, vugisha ukuri Mame Benezeri,
nta mpamvu ufite zatuma uzinduka ukaramya Imana. Nta kindi kintu yisaba, nta kindi kintu uvanzemo. Hari ibintu byinshi Imana yadukoreye byatuma tuzinduka tukaramya Imana. Ntacyo turebyeho, uburiri tukabuta, tukicara hasi tugasenga, cyangwa se ugafata umwanya ukaririmbira Imana, ukayiramya, ukavugira Imana ibisingiza, ibisigo. 17 niho bavuze ngo muri iyo ntambara ntimuzagomba kurwana, muzahagarare mwirememo inteko gusa, mwirebera agakiza Uwiteka azabaha, yemwe Bayuda n'ab'i Yerusalemu. Mwitinya kandi mwe kwiheba, ejo muzabatere uko Uwiteka ari kumwe namwe. Uwiteka ababwiye kumanuka bakajyayo bakatera, ariko ababwiye na strategy z'urugamba. Iki nicyo cyabateye. Deje urugamba Uwiteka yarugiyemo ruba rurangiye. Imana ibarwaniriye. Kuko bari baje gusenga Imana, bazanye, bari batangiranye amasengesho n'amaganya babwira Imana ikibazo. Ariko data, amasengesho birangiye baramije Imana. Imana ibazanira ihumure, Imana ibazana strategy z'urugamba. Mbasumbana ndahasomye kugira ngo ubyumve neza. Ibi byose babibonye sasa, bumvishe iki Imana ivuze. Deja kuba Imana ivuganye nawe, uko Imana ivuze biba bibaye. Kuba Imana ivuze bibatera kuramya Imana. Haleluya. Kuba Imana igeze ikibabwira ku rugamba bari bafite byatumye baramya Imana. We nta bintu byinshi ufite Imana yakubwiye, nta masezerano menshi ufite, wigeze ufata umwanya urayishimira urayiramya. Ko Imana yivuze biba bibaye, ko ibi bisizeho. Imana itubabarire, Imana itugirire ubuntu. Ese ko tubyutse amahoro ntibyadutera kuramya Imana? Abacu nibabyutse amahoro bidutere kuramya Imana. Haleluya. Reka dusenge. Ariko reka dusubiremo uyu murongo wa 18 ngo maze Yehoshafati yubika umutwe, yubika amaso hasi, Abayuda bose n'ab'i Yerusalemu bikubita hasi imbere y'Uwiteka baramuramya. Bari bumvisha Imana ivuze, bari bumvisha Imana ikoze, bahita Imana imanukiye hagati muri bo, bahita bikubita hasi baramya Uwiteka. Natwe reka turamya Imana iki gitondo, tubonye ubuntu bw'umunsi. Umunsi ukingutse ijoro rikavaho, nukuri turabo gushima Imana. Tubyutse turi amahoro, turabo guhagarara tukaramya Imana. Imiryango yacu uko biri kose tugihumeka umwuka w'abazima, tugomba kuramya Imana. Haleluya. Adonai Elohim Shama Shama. Adonai Adonai Elohim Shama Shama. Haleluya. Shama Shama. Haleluya. Shama Shama. Adonai Elohim Shama Shama. Haleluya. Uri mwiza Mana. Haleluya. Ndagushyira hejuru, wowe utanga ubuntu bwo kubaho. Haleluya. Ndakwamamaza we Mwami. Iyo uvuze ngo umuntu abeho ngabaho, iyo hamagara umuntu akakwitaba, wavuga ngo nibirangire bikarangira. Wera kuri Imana umutegetsi. Ndagushyira hejuru, ndakuramya, ndagusingiza Mwami. Wowe umpaye ubuntu bwo kureba umucyo, bwo kureba hanze. Wowe umpaye undi munsi ku buzima bwanjye, wowe unyongereye kubaho. Mana Data, ereguri Papa, kubw'amaraso ya Yesu. Ndagushimira Papa, uri mwiza. Zaburi ya 2:7, kuva uyu munsi ndakubyaye. Yo, ndagushimiye ko wanyemeye Papa. Wa Mana, ko wanyemeye. Mubyeyi mwiza, ko wanyemeye. Ndakuramya, ndagusingiza. Singizwa mubyeyi, singizwa uri ntagereranywa, singizwa uri Imana yihagije, singizwa uri inshuti nziza. Ndagushyira hejuru, ndakuramya, ndagusingiza. Numva umutima wanjye wuzuye amagambo menshi nakubwira, kuko niwe wundwanirira intambara. Ibi wabikoreye Yehoshafati, nanjye wigeze kundwanirira. Nibutse intambara wandwaniriye, nibutse ibintu wandwaniriye, nibutse ibihe bitandukanye wagiye undwanirira, n'ubu ukindwanira n'uyu munsi. Nibutse ko ari we wagiye uneshereza, ari we wagiye ugira neza, ari we wagiye umpagararaho. Nibutse ko ntakozwe n'isoni, nibutse ko wankuye mu bugumba Mana. Ndakuramya, ndagusingiza. Elohimu, Imana irema, ndagushyira hejuru. Elohimu, wowe uza ukareba mu nda zacu. Ndagusingiza, ndagushyira hejuru. Imbaraga zawe zirema, ndazikunda. Imbaraga zirema ibitangaza bikaba, ndazikunda. Imbaraga zawe zirema umuntu, ni nziza.
ndagusingiza wowe mbaraga z'Imana, Mana nzima, Mana yera, yo haleluya, Imana itagereranywa, Imana ititiranya amazina, Imana idasoba inyuguti n'imwe kuri twe, Imana itibagirwa, Imana nziza, Imana yuzuye urukundo inkunda cyane, ndetse urwo rukundo yarungaragarije itanga umwana wayo yari ifite umwe gusa. Ayiwe Mana, urankunda ndagushimiye, ndakuramya, ndagusingiza, uyu munsi ndakuramije. Mana ndakuramya uri mwiza, Mana ndakuramya urakwiriye, Mana ndakuramya urabereye, ubereye gushimwa, ndakuramya ubereye gusengwa, ndakuramya ubereye guhimbazwa, ndakuramya urebere kubwirwa amagambo meza, ndakuramya ni wowe mwami w'isi n'ijuru, nta kigusimbura, ni wowe Mana yanjye, nta kigusimbura. Uyu munsi ndakuramya, buri saha y'uyu munsi nanditseho ngo uri Imana yo kuramywa, buri gihe cy'uyu munsi, buri munota nanditseho ngo nuramywe, uramywe, usingizwe kubw'ubuzima umpaye, usingizwe kubw'imibereho umpaye, usingizwe kubw'impano y'agakiza, usingizwe kuba mpaye, usingizwe Mana, usingizwe niwubahwe. Haleluya. Mana Yesu, Mana yera, Mana yera wubahwe, Mana yera, Mana yera, Mana yera wubahwe, Mana nziza, Mana nziza, Mana wubahwe. Amena. Turakuramya Mana, waduhaye agakiza, turakuramya Mana, urakwiriye, turakuramya Mana, wowe waduhanaguyeho icyaha cyose, turakuramya Mana, twarakubonye, turakuramya Mana, kirakuramya kwacu uyu munsi hagendewe mu kuramya, uyu munsi tukunezeze, uyu munsi wandikwemo amashimwe, twibuka amashimwe, twibuka imirimo wakoze, uyu munsi wowe kuganza kwawe uzuganze mu mashimwe, uzuganze mu bisingizo, uzuganze mu kuramya kwacu, icyubahiro n'ikuzo bikugarukire. Amen, amen. Imana ishimwe, Imana ihabwe icyubahiro. Ufite ubuhamya wanyandikira inbox ukabutambutsa, cyangwa se waba ufite n'ishimwe ushobora kuritambutsaho ngo muri commentaire, natwe ukadufasha. Hari icyo wifuza kuramya y'Imana, wadusangiza, izina rya Yesu rigahabwa icyubahiro, Imana yacu igarushaho gusingizwa, kuko ibyo yakoze ni iby'imbaraga. Shalom. Ariko reka nkwibutse, niba ari ubwa mbere ukore subscribe kandi dusangize n'abandi.